nabwo abantu by'umuhanuzi kazi w'umugore utse kuntekera umutwe cyakora jana makeya yajyanye make ntabwo nzi ko umuntu yanjijisha nanjye bigeze kujijisha abandi nabonye abanjijisha nicaye muri taxi ayi Musanze ngiye kuzamuka mu Kinigi wacu turice turarindiye ko yakuzura abaraje abona imyambarire asanga uyu ni umuntu w'Imana uraho umuntu w'Imana ndego uraho ndego uri umuntu w'Imana rwose ndi kombera ariko ndi anyiyenza ariko mwima amagambo ntabwo nje ngira nimishyikirano n'abagore ni mikeya ni impamvu hari impamvu iyo hari impamvu ariko ntabwo wanshokora ugushotora uri umugore ngo ugurangurura turaganira ndakureka ngagusubiza ibyo umbajije rimwe nkabyihorera ariko uri umuntu w'Imana ni ukuri rwose uri umuntu w'Imana ihorera tagisi bigiye kuzura babana bazereza amabombo babanyuze ku idirisha ati zanzanira ibombo ry'ijana utwo tuntu tuguraga ijana turi mu duti dusohoka gahanze nkabona bari kuzundika biriya bintu ntabwo nzi byari yari yambaye agatambaro k'umweru mu mutwe ikanzu y'umweru umwitero w'umbesa w'umweru wese agiye kwishyura cya giceri bombo bararimuhaye akigonga ku kadirisha kirongera kigwa muri bisi muhaga imbere kiratembagariye cyagiye musi y'intebe ntawamenya mbona ari kwereka arashakishije arabuyera asa n'utagira ikindi giceri kandi uko bisi shoferi ageze kuri vora agiye gutwara rero igiceri cy'ijana magikuye mu ikoti reka imuhereza ntijyadire mu ishuri nitugere iyo turaja urakinsubiza aracicura bisi iragenda ni iminota ntabwo irenza 30 tubihagaze tuvemo tuvuye ngeze hanze ubwo hasigaye gushaka cya giceri naje ijisho ryanje niyo riri mbona yakibonye nanjye rero ndahagarara nka hariya nkugitegereje ndategereza abarasohotse gake ageze hanze amaze kugera arandeba aho kumpereza igiceri atangira kugira umugereka w'ubuhanuzi ariko ubundi ufite abahungu bangahe nabonye ufite abahungu b'imfura beza cyane bazaza n'abagore beza ni ukuri nareba ukuntu adafite umwuka kumpereje iki giceri iki ngiki nkiguze ubuhanuzi ndakimusaba se ndahora ndumiriza ntiwa giceri uzagira urugendo rwiza ugiye mu rwego rwa gihanuzi igenda ntaho ndamusaba igiceri uriye arakijana igiceri kijana navuze ngo hagushije ishano aba agiye kwirwa nagiye impaka n'umunyamerika hariya mu kibuga ca Detroit muri Detroit afunga icyongereza cye agikomeraho cya kindi kitagira inyugute rwose icyo kitagira inyugute aba ari cansukaho akinsukaho se uyu we aka ndamukizwa n'iki ndapfundikanya utuntu duke cyakisha inzira zakwerekana ko ndi umuntu wo muri Afurika yo hagati ko ndi umudivandiste w'umunsi wa 7 ko ngiye mu giterane bese ndiyorosha akonzi neza ngaje ndakavuga ntuje nkabaza nagatekerezaho nkakamubwira noneho yumvise nuko bimeze aradadira cyongereza rakidadira rwose okay aradadira gusi umugabo wagurutse Kanombe nkagera i Nairobi nkagera Amsterdam nkarenga inyanja
hagera muri Detroit ubu ko ntagisuyo n'amaguru ni ukubera iki ikinyarwanda ataracyemera mbanda gisobanuye rero ikinyarwanda cyo mu Kinigi agenda darumuga niba hari abantu bagize ingorane n'uwo mugabo nawe akambaza ati ha nakubwiye aho wumve uko ndi kuvuga niko nabubwiye nakubwiye aho nturuka tiwabyumva ibyo udashaka kumva rero reba muri pasiporo ako niko yashaka kurigenekereza ngo yumve reba pasiporo ati ha reba muri pasiporo niba uramenya aho mvuye ati ha ambajije ubwa gatatu afata kashe ateramo arandikura ndegera reka mbabwire uretse agasuzuguro nta rurimi rwarya urundi rurahari se ubundi kambabaza ikibazo rwose njyewe nsigaye nihagazeho cyane kuko narenze urukenyukiro ntabwo ngikenyutse byararangiye mfuye buno babara imyaka bati yarageze muri pansiyo anaenda tu azagira urugendo rwiza araruhutse nta mpamvu rero yo kwikandagira igihe wemera ibyo urimo niba ubyemera hagarara nk'uko ubyemera niba uri umudivantisiti aho uri hose hagarara nk'uko uri ntacu uzaba ndi kubura aho mbihera ngo mbitsindagire byumvikane njya mbabara iyo mbona umuntu niba ari kuvuga interuro y'igifaransa akumva afite ibiro ntamenye ko yazimiye atazi kuvuga ikinyarwanda kimbitsemo hasi habo akakivangavanga agashiramo ikinyarwanda kirimo ubwone hari ibinyarwanda bigira ubwone kumva ni nk'intama zabiriye ikinyarwanda intama zakiriye kumva ari ikinyarwanda ntabwo akizi hagarara ku rurimi rwawe hagarara kuwo uriwe niba bariya baza kuduhata ngo mpaka dushakira abasobanurira nabo bazashaka bo kudusobanurira tugeze iwabo ariko kubera iki mudahagarara mwemye mutyo nakimbiranye n'umupadiri hariya mu mujyi wa Karongi avuye kundega ku karere ngo nasomye ibitabo byo muri Kiliziya Gatolika hari hafite ibibazo bari kumbaza iki cyatumye usoma ibitabo bya Kiliziya Gatolika ndabwira uwambaza nta na gitabo na kimwe cyabo nasomye cyo nasomye n'ibyanje niguriye nabaza ndetse hari umupadiri wakubwiye ngo ibitabo bye byabuze muri paruwasi ukabuje kureba ibingibi batugomba kujya mu kasho ugafungwa ntacyo bitwaye hahirwa abazizi ibyo ati kuramo inkweto ntacyo bitwaye fa kutazita handi nzazambara ejo zijugunya hari aturarya biriya bigori ntabwo ndabirya zirampungure ntonde zirya kubera iki izuba ryari rimaze kurenga isabato imaze gutangira muzitetse ku isabato ntaba ndi kuzira isabato ngo ngibitetse ku isabato ye ntahura birya ntabyo ndya undaraza ati abadivandiste turabazi mugerureho ibyari bigeze ahantu hafi izuba ngo rirenze mubigerure umukomanda mukuru baraje umuyobozi ati reka memuretse mugerureho neza padiri tugiye kumuzana nawe ye di haleluya
padiri niwe wenderanije, yaje mu giterane cy'abadivantiste, ntabwo abadivantiste bagiye kuri paruwasi. Ubwo rero niwe wenderanije, niba bapfuye Daniel igice cya 7 cya 8 bazakidusobanurira weekend irangiye, ubwo azagisobanura n'uragisobanura duca urubanza twumve. Urubanza ruracarimo ntirurajyamo, umunsi rwagiyemo muzarwumva. Niba uhagarariye uko kuri, guhagararemo ibiraturuka aha n'ibiraturuka aha, ubiragize uwagutumye. Amen. Sibyo? Ubiragize nde? Ntabwo turi ntumwa y'injati, twatumwe n'uwaremye byose. Amen. Baririmbyi rero aho muhagaze ntimuvemo, muri kumva neza, mwe kuvamo. Nari mvuze ibyo kurahura, hari ujya kurahura ntarahure gusa, ahubwo agaterura n'imbagura y'abandi akaza yizanye. Ugasanga derese n'idantegera bitaye, umuriro we ntawo, yacanye uw'abandi gusa. Cyane uwawe ni ukuzimana utabaza abandi bazi gucana imiriro. Wirahura aho tutakwiriye kutasabwe kurahura. Imana iho mugisha. Amen. Isomo tugiye kwiga uyu munsi ravuga ngo kwigiza nkana mu gihe kitakwiriye. Kwigiza? Umusomyi wanje ari hehe? Kwigiza nkana. Bamaze kwigiza nkana ari cyo yababwiye nyirabyo. Matayo 23 intangiriro y'ibibazo. Shalom, nakoresha igihe gito pe wihangana kabisa kabisa, ntabwo ndamara igihe cyarenga indirimbo 5. Indirimbo ni 5 n'eshanu. Ha? Wait. Ni 5 n'eshanu. Ni 5. Hehehe. Naribara. Indirimbo ni 5. N'eshanu. Ni 5. Rero narinzi uko nageze. Dufite amakorari 5 cyangwa dufite korari na makorari ni za korari. Korari bwinshi bavuga iki? Amakorari. Kamanze numva ibyo bintu. Korari iyo mu bwinshi bavuga, ubwinshi bavuga ngo korari ni amakorari. Maze rero umva ndababonye, hari umuntu iwacu yabyaye umwana mwita ndababonye. Korari ntigira ubwinshi, ni korari, ntabwo hari amakorari. Korari niba ugiye kuzivuga, korari korari zingahe? Korari ngahe? Korari zingahe? Korari 5. Narinzi ko ngeze aho cyavukiye, none ngeze mu irwariro ryacyo. Aho kirwariye
nari nzi ko ngezaho cyarerewe none ngezaho kirwariye ikinyarwanda. Mwirwarira ahangaha. Sawa. Musumve muzabona ishyano kuko mwugarira ubwami bwo mu ijuru, ariko namwe ntimugeze mute tubwinjiremo mukabubuza n'abandi gusa. Uri umurongo wa kangahe? 14 ngwiki 14. Mwebwe banditse n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko murya ingo z'abapfakazi kandi mugakomeza kuvuga amasengesho y'urudaca muryarya. Bariye iki? Bariye iki? 15 ngwiki. Mwebwe banditse n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko muzererezwa mu nyanja no mu misozi. Bazerera he? Vuga ngo baje ahantu hari abantu benshi n'ahatagira abantu. Harya hari umurongo wa 16. Ngwiki mwabarandasi bahumye mwe. Aba ariko umuntu kuranda 5 kugeza gute? Kuranda 5 kugeza gute? Kuranda kuyobora utabona. Kuranda kuranda no kuyobora impumyi. Kuranda mu murandata ntagishoboye kwiteza agatambwe kandi no guheka ntibiri gushoboka, mupfe kurandata tureko twamugeza imbere. Noneho umurandasi nawe ameze urandata humye, ariko mutekereze ibyo bintu. Ubonye umuntu ari kurandata, so urandaswe azagerayo? Arandaswe n'iki? Abarandasi, iyi si ifite abarandasi b'impumyi. Arakurandata ariko ahumye ngo arakugeza iyo agiye nawe iyo agiye atahazi. Umurongo wa 17 twavuga ngo iki? Mwabapfumwe. Ego noneho ndayobewe. Gwiki abaki mwabapfumwe mwampumyi mwe. Ego ikiruta ikindi ni iki? None se 18 uwo murongo urahari? 18. Kandi ngo urahiye igicaniro ntacyo bitwaye. Narekeraho igicaniro nsomera 19. Mwampumyi mwe. Izi mpumyi ikiruta ikindi ni ikihe? Arongeye kuri 20 ngo iki? Nuko urahiye igicaniro nicyo abarahiye n'ibikiriho byose. Arongeye akigarutseho igicaniro ubwa kangahe? Nsomera 23. Mwebwe banditse n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko mutanga kimwe mu 10 cy'isogi na anisi na kumino, mukirengagiza amagambo akomeye mu mategeko. 24 ngo iki? Mwabarandasi bahumye mwe, muminina umubu ariko ingamiya mukayimira bunguri. Ariko ingamiya murayizi? Ninde uzi ingamiya? Ababonye ingamiya? Ingana n'inka? Inka yanyura munsi y'ingamiya. Muri kubyumva neza? Inka yanyura munsi y'iki? Ingamiya ihagaze, inka yanyura mikijya kuri sharayi. Yesu yatanze urugero rw'ingamiya. Icyoroshe hakugira ngo abishikije ku butunzi bw'isi bahabwa ubugingo buhoraho, icyakoroha nuko ingamiya yanyura mu izuru ry'urushinge. Ako nakenge nakanzu Abisirayeli banyuragamo isabato yatangiye, bakitaga izuru ry'urushinge. Kara kantu unyuramo wubamye uryamye ku buryo nta mutwaro abakereranaga imitwaro ntibayinjizaga muri Yerusalemu isabato yatangiye. Imitwaro bayirundaga inyuma y'ingando hirya y'umudugudu, bakisunga izuru ry'iki ry'urushinge kuko yanyuragamo yirambuye
ufite inda yitwa nyakubahwa, kuyinyuzamo nabyo ntibyari byoroshye. Kandi ingamiya ni ikinyamaswa kiba mu butayu gifite amatanki, kigendana ibivomesho ku mugongo. Kiba gifite amatanki nk'abiri cyangwa 3 gihekamo amazi. Cyara yaremanywe gifite amatanki kibikamwo amazi. Kinywa amazi mu mezi 6 nibura rimwe. Haziga kikuzuza amatanki ari ku mugongo wacu. Ko cyaremwe kuba mu butayu kigaja kiyagendana kinywaho ayo mazi agitunga amezi 6 yashira, bakakijana ku ivomero kikongera kikavoma yandi. Ibyo bitanki rero ngo bami umubu murawuzi. Hari abaririmbyi murakazi, hari abaririmbyi ahurutse kuririmba indirimbo ndatangara, bari kuvuga uburemere bw'icyaha, ku buryo ngo icyaha kizabuza abantu ubugingo, ngo nubwo cyaba gifite uburemere nk'ubw'ibaba ry'umubu. Urabumva neza? Abaririmbyi ntimworoshe, baraduhanitse badushiriramo yewe. Nubwo icyaha ufite cyaba gifite uburemere nk'ubw'ibaba ry'umubu, ngo nto wanajyayo yewe we. Aza uyu munzani wo kwisi wapima ibaba ry'umubu ukamenya ukuri uburemere bungana. Narababwiye nti mwabaririmbyi nimufite urubanza. Bo bari bashoboye kuminina umubu ngo ntiwabagira mu nda, ariko ingamiya bakagenza bate? Tumenya ntibayihekeye igatembereje mu nda gusa, ariko umubu ngo umubu ntiwabagira mu nda. Nuvuga ngo berekanaga ko ari intungane, ariko ari abagome. Murongo 20 na kangahe na 5 usoma numve. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishano. 27. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishano. 29. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishano. 33. Mwanzoka mwe, mwabana b'inshira mwe. Mwabumvise? 37. Umwami yarize. Nakuvuga aya magambo yarize. Cyari ikibwirizo cya nyuma yabwiririje mu rusengero rw'i Yerusalemu. Yerusalemu. Wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho, ni kangahe nshaka kubundikira abana bawe nguko inkoko ibundikira abashwi bayo mu maba yayo. Ntimunkundire, dore inzu yanyu muyisigiwe ari umusaka. Niki cyarakaje Yesu? Niki cyamuteye kuvuga yanzu yahagararagamo ari kuyeza, ari kuyitunganya, ari kuyivanamo ibihumanye? Niki kimuteye kuvuga aya magambo ngo dore inzu yanyu muyisigiwe ari iki? Ari umusaka. Ibaye umusaka kuko ubwiza bw'iyo nzu buvuyemo. Soma hepfo havuga ngo iki? 39. Ndababwira yuko mutazambona uhereye none. Ndababwira ko mutazambona uhereye none ukageza ubwo muzavuga muti, kugeza ubwo muzavuga muti, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Ntabwo ari byo? Irahari mu Kinyarwanda yitwa ngo iki? Aha mu Kinyarwanda isobanura iki? Nakabago? Oya, biravuga ngo hagarara. Stop. Mu Cyongereza bivuga? Mu Cyongereza muyita hagarara bingana iki? Uzuza, hagarara byuzuye. Full stop, siko bisobanura. Uzuza guhagarara, hagarara utuze, niko bivuga. Full stop. Banza wumve neza uko bibaye. Icyo bagusabye
ndi gukabya marafiki zangu nakabije ntabwo nakabije umenye ntakabije jero ntabwo ari Kristo kirasobanura ngo Yesu asohoka mu rusengero. Icyo ni igikorwa akoze kirangiye, ibindi bigiye gukurikiraho nubwo biraza gusangira umurongo, ariko babanje kudusaba kubanza kumva icyo kintu kibaye. Tugiye kureba interuro ikugiye akigenda, niko byanditse, yasohotse akigenda akigenza ngaho soma twumve no akigenda. Abigishwa be baramusanga bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Ijambo baramusanga ntabwo kwari ukumwegera, nukuvuga ngo hagara. Bubahirije ya magambo Yesu yabigisha ngo mwene so naguhemukira, numubona mu mugayo ugenze ute umusange. Bagiye kumusanga, nicyo mugomba gutekereza. Bahagaze ihangane, bamwirutseho akigenda, maze abigishwa bati hagararaho buhagaze utagera kure. Aho wise umusaka urahaze, hindukira wongere urebe. Wakabije icyambere, ututse ubuyobozi, urasuzuguye inzu, ugiye ute? Gini migendere umubwiriza. Igituma bagiye kurumwereka ntabwo ari uko Yesu ataruzi, ahubwo bagiye kumufasha kumwereka ko yarengereye. Ntabwo Yesu yari umushyitsi i Yerusalemu. Ndababwira ukuri ko rura rusengero yari aruzi kuruta ba Petero. Nubwo ba Petero bari bamurusha imyaka y'ubuvubuke, ariko bataravuka Yesu aragenza ate yari ariho. Yerusalemu yubakwa mu gihe cya Salomo. Yesu niwe werekanye igishushanyo mbonera cyo kubaka urwo rusengero. Ariko noneho abahungu bavutse nk'ejo bundi bagiye kurumwereka ngo uko rwubatse. Ngira ngo muri bukaruriya rwari urusanurano, ntabwo rwari ruhuwe n'urwa mbere rwa Salomo nyir'izina. Hari igihe barwubaka bakoze igishushanyo, abantu b'abasore bari kurwishimira, bari kwishimira icyo gishushanyo. Abasaza bo barakirebye bibutse urwa Salomo, baba bararize. Abandi bari kuririmba inzu y'igitangaza, bibutse urwahavuye, abasaza bararira. Maze Yesu nawe ararubereka, bararumweretse, bamweretse ubwiza bwarwo, bamweretse ukuntu rukomeye, nawe arahindukira, nanje mumfashe kurureba. Reka mbere uko ndureba, ndababwira ukuri yuko aha hatazasigara ibuye rigeretse kuri rindi ritajugunywe hasi. Bifata ku munwa. Ese ni icyerekezo nicyo. Bageze aho ugomba kwicara ku musozi wa Elayono. Arega mwigisha waduhabuye, watugejeje kure. Urara utubwiye igihe bizabera, twabonye byaremereye. Tubwire ibyo bizaba ryari. Nicyo gusa se bamubajije. Genza ute? Tubwire murongo wa 3, ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimperuka y'isi ni ikihe? Ni ikihe? Arabibatondekera byose uko bikurikirana. Yesu arabasubiza. Nsomera ku murongo wa 4 twumve.
Yesu arabasubiza ati, agiye kubasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya, mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza bita izina ryanjye bati ni njye Kristo, bazayobya benshi. Ntabwo nari nzi ko ibi ngibi bishoboka nshuti zanjye, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati nije Kristo, kandi bazayobya benshi. Hari aho tuzagera dutangare, abiyise Kristo ubu bamaze kugwira mu buryo bwinshi. Mbwira abantu ko maze kubona n'aya maso yanje ba Yesu bane, ejo bundi vuba hangane ngiye kubona uwa gatanu ngarukira mu nzira ngiye kumureba, ngarukiye mu nzira. Ntabwo nari nzi ko byashoboka ko umuntu yavuga ati nije Kristo, ati nije Kristo, abantu bakemera ngo nibyo koko nguriwe. Ni ukuri mwene muntu ageze mu kaga gatangaje, aho umuntu avuga ati nije Yesu, nije Kristo. Hariho wabitubwenda mwitegereza, ariko manza kwibwira ko ari umuntu ufite guhungabana ko mu bwonko, ariko nareba ngasanga ari kubivuga bikomeyeho. Hari umubyeyi w'amaje atari ko mu by'ukuri koko ko nje kubona utari Yesu. Wabiboneye madamu, nje ndi kubona nisi kutameshe. Ayo ubundi reka tuganire imyenda ya Yesu, imyenda Yesu yambaraga inde wayimesaga, kangaruke mu bitari muri programu zanjye. Ubundi Yesu umutekerezaho ko yameserwaga nande? Abajiye toujours yameserwaga nande? Yageraga ahantu hari imbaraga sa, ahantu hari imyanda n'imbaraga sa, ivunja rikaba rigiye mu kirenge. Abwiraga Petero ati nta kantu ufite aho ngo ngenzereze ucyama umuhandure, byagiyemo ngwi. Kuki utameshe umva igisubizo amushubije. Ntabwo uzi ko isi n'ibiyuze yari byanje madamu. Umudamu undi arabaza ati se n'umwanda n'uwawe? Kambabwira icyabaye kuri Yesu. Irya kanzu yayambaye rimwe ayivanamo rimwe. Urangije impaka zaze tuje muri Bibiliya. Yayambaye rimwe ayivanamo rimwe. Yari ifite ikisobanuro. Urukumbura ko ikanzu yari ifite ubuzima bukura, irimo n'ikutu, inda zayizamo. Yayambaye mu buhinja arakurana nayo. Niko byagenze? Mwemera ko ariko byagenze? Kanze iriya kanzu yaracikaga Mariya akaja kudodesha. Ariko Yesu mwamwiza igice twamwiza igice, ntabwo twamurambuye. Iriya kanzu yayambaye, ubusobanuro bwabyo nzabugarukaho mu minsi iri imbere nibinshobokera. Ni bwa busa bwa Adamu, ntingishwa nuko nambaye ubusa. Yari yambariye ikanzu ya Adamu ngo ayiremeremo ubutungane bw'inyokomuntu.
isoni zabo aziyambike, azazikuremo rimwe, iyo kanzu ayidusaranganye twese. Niyo tuhamagarira abanyarodike ngo mungureho nika iriya kanzu itwikira isoni z'ubwambure bwacu, yavanye muri mwe arayiduha. Yisiga ubusa, yambara ubusa, ntiyatinya n'isoni zo ku musaraba. Bwa busa bwa Adamu nibwo yamanitse Karuvali, bagutera imisumari burarangira, abuca burundu. Iyo kanzu arayidusaranganya twese. Anje mfite umugabane wanje ari ku kanzu, hari aho tuzabigarukaho muzabibona. Uyu wiyise Yesu tumusangana ibimenyetso by'uko atari we, ariko byanze bikunze hariya muri Karongi afite abantu benshi bamwemera nka Yesu. Nabonye ndi wiyise Yesu, we twari dusa n'abaturage mu karere k'iwacu, ati njye ndi umukuru nije nyiribihe byose. Nije wagiye Karuvali ndabacungura, ndimanza kumwitegereza n'imyaka tumaranye abeshya. Akuramo ikoti arapikari, ishati, ipantaro, ikabutura n'inkweto byose ararambika. Abagore bamurebye bati yewe ati none se abafite amaso y'umubiri ntimurandeba, afite amaso ya kamere. Adamu n'umugore we bari bambaye ubusa ariko ntibagira isoni, ntibabimenye. Iyi mpamvu mwe mubimenya nuko mutari nta mwuka w'Imana. Abemeza kwambara ubusa bose barabwambara ngo mu wa mbere atarakora icyaha. Inyigisho irinjira, barazamuka bagera ku rwego rwo gusambana, umuntu wese amara mugenzi we kamere. Barasambana babireba, ikimenyetso kizabereka ko muri abo umwuka ntanda. Ubu dufite abana bavutse icyo gihe bafite amada, abana ni bakuru bari kwiga, bageze bamwe bageze muri za segonderi, kandi banduye ubugwayi batazakira. Mwigisha peretse kuva umwigisha mu gihugu kiri hirya ahangaha, umupasitori abwira abantu yuko bazajya mu ijuru bishwe n'inzara. Barapfa bose bishwe n'inzara. Leta ijya gutunda imirambo aho yabashize n'utwana. Icyambabaje ni uko utwana bahodokanya abadamu bishwe n'inzara bapfa. Twari turi kuguguna, twapfuye dufasha amabere ya ba nyina mu kanwa, ntacyo turi konka mu ba nyina bapfuye n'utwana dupfirayo. Hari abakinisha inyigisho y'ikinyoma bakagira ngo ibagire gukina. Ntabwo ikinyoma gikina. Muzabaze Roma imaze kugikinisha aho kigejeje isi yose. Tukemera ikinyoma. Ejo bundi haje urukingo rwa COVID. Abagome baboneraho umwanya wo kwigisha abantu b'abanyantegeke. Buriya mukinishaga bigisha binyoma mukayabona abantu boroheje. Imana ibanga urunuka. Muzabibona ku munsi w'amateka. Tukemerera inyigisho n'imwe idahuje n'ukuri kwa Bibiliya. Nasanze abantu bari kubwerabwerera mu Buganda, bari abantu b'abagabo b'ibitangaza, ariko bari gutoragura ibitoki. Bari abantu b'abasirimu bafite uko babayeho, ngo urukingo ruraje, inyigisho ngo nagiye kumva numva abakatolika harimo ikimenyetso cy'inyamaswa, abapentekote cyagezemo, abaporoso kirimo, hariho n'ababirenzwa amaso. Aho bati ikinyamaswa cyageze mu rukingo, umuntu akajijwa kugeza ku rwego rw'uko hari utunyamaswa twitwa ibitera. Ibitera bifite forume y'umuntu ariko nta kenge, tibishishoza. Ntabwo rero ariko aha tugeze ni hehe? Nabaje ko mwageze no mutengo
kondo wumvise ibyabaye ibiki. Ntabwo ikimenyetso cy'inyamaswa kizaturuka, ntabwo ari ikinyamubiri na gato, kizajyana n'imyumvire. Ntabwo ari ibirayi, ntabwo ari ibigori. Ntabwo wakwiruka ikimenyetso cy'inyamaswa ngo ugisige n'amaguru ngo ubu ndagicitse. Uracirukanganya ngo hari uwo nibajije ikibazo, uzaja mu ijuru ryande? Nari maze kumenya ko kugira ngo agere ku nyungu ze atira agapapuro k'urukingo, agatira ikimenyetso cy'inyamaswa. Harya koko mu by'ukuri wanjijiwe, wamuswawe, aho kugira ikimenyetso cyo gushigitirana urafata icyanjye. Nafata icyanjye, nafata icyanjye kugira ngo ndeme isoko ngo ubu ntize nyarukireyo nzana agafu. Ntabwo nabakire babande bo mu marembo y'isoko kambe akakaguha warakingiwe uti rwose umunyakinyuma azahinguka mu ijuru ryande. Suhagarariye ukuri kwande. Ngarutse kubona Yesu w'umugore, niwe nagarutse ntamugezeho. Nari haramu muri centre yitwa Rwimiyaga hariya muri Nyagatare. Barangu bati rero ibyo wabwirije ahubwo noneho uraza hari Yesu w'umugore uri haruguru ahangaha. Ndazamuka nzamuka nerekeye Rwimiyaga, ndaharenga nkomeje ngiye kureba Yesu w'umugore. Nibura njimbaka na Yesu w'umugore, mubaze icyatumye avuga atyo. Ndetse hari ahitwa ngo kwijana, ngeze hafi yo kwijana mpura n'abakristo bati mubwiriza ugiye he, mbasobanurira ikinjyanye. Bati uri hafi kuhagera, ariko yarabyaye. Ngo bamuteye inda abarabyaye. Ntabwo iyo wari umerekeje Yesu bateye inda akemera, ntabwo ngiye kumureba. Ndagaruka ndataha. Kandi ubwo nubwo yabyaye bamuteye inda, ubwo hari abakimukikije nk'umukiza wabo. Urumva mwene muntu ahantu ageze? Urumva aho abantu birengagiza Bibiliya bakaja mu bishuko bitagira agaciro. Ariko ubwo byavuzwe n'Umuremyi bigomba kuba byanze bikunze. Mwirinde hatagira umuntu ugenza ate, kuko benshi bazaza bita izina ryanje batirije Kristo, ngo bazayobya benshi. Umugabo umwe twaramuganirije aratubwira ati bavandimwe, ntabwo rwose mukwiye kumbaza ibijyanye n'ibyaha. Ati ngewe maze imyaka 4 nta nubwo nshibuka kuko ibyaha byameraga. Ntabwo ibyaha byararangiye, ntabwo nkibyibuka. Murambaza ibyaha se ntakibikora, namenya bimeze bite? Tuti ngwiki ntacangira, nta nubwo nkibyibuka kuko ibyaha byameraga. Ati dore ikimenyetso nabonye, Imana yanyeretse ko yanyejeje byarangiye. Imvura yaraguye impande zose, hose imvura iragwa. Aho nari ndi kugenda izuba riri kundasa hejuru. Ati none murumva Imana mbaye icyo kimenyetso, ibyaha naba nkibyibukane. Tuburi izindi mpaka tujyana we turavuga ati umutima wawe ni wowe uzi. Muri iryo teraniro umwe ashira ukuboko hejuru ati ariko mfite ikibazo bayobozi. Ufite ikibazo kikandi wowe? Ati njewe uyu muntu ikibazo mfite avuze ko nta byaha kigira, ariko noneho ubwo agiye kujya mu ijuru wenyine mumumbwirira imbaho zaje. Yanjani imbaho muha n'amafaranga yavanse ntiyambariza,
none imbaho zanjye razigurishije, none imbaho zanjye raziriye n'amafaranga mumumbwirira abanza bibe. Umuntu utakibuka ko ibyaha bihari, imbaho z'abandi yazimaze, n'ibyaha akibyibuka, imitima izagwa ikinya. Aho tugeze muri bira wahamenye? Mwirinde ku murongo wa 4 hatagira ubayobya, kuko benshi bazaza bita izina ryanje bati Kristo, bazayobya benshi. Hepfo 6, muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara. Ibyo ntabwo nabitidaho. Muzumva iby'impuha intambara n'impuha z'intambara. Mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho. Nshuti zanje, ibihuha bireze by'intambara wagira ngo niwo musaruro turindiriye. Yesu ati mwirinde mudahagarika iki imitima, kibizabura kubaho. Ariko imperuka izaba itaraza. Ntayo izaba itaraza. Ishyanga rizatera indi shyanga, yego, n'ubwami buzatera urundi bwami, ibihugu bizaterana ibitero, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe. Inzara n'ibishyitsi biziyungikanya. Ariko ibyo byose bizaba ari intangiriro yo kuramukwa. Ariko ibyo byose bizaba ari amatangazo yerekana ko twenda kuramukwa. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica. Burya bazanabica. Muzangwa n'amahanga yose azanga ukuri. Ubwo benshi bazasubira inyuma, maze benshi nibabona ibyo bazasubira inyuma. Bazagambanirana bangane. N'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka babye benshi. N'abaki? N'abahanuzi benshi b'ibinyoma. Reka ndinde gato kubahanuza. Ubu buri abantu barashaka ko bahanuza ahantu hose, umuhanuza bahanuza. Nabwo abantu by'umuhanuzi kazi w'umugore utse kundekera umutwe. Cyakora jana makeya. Yajyanye make. Ntabwo neze ko umuntu yanjijisha nanjye. Bigeze kujijisha abandi, nabonye abanjijisha. Nicaye muri taxi ayi Musanze ngiye kuzamuka mu Kinigi wacu. Turice turarindiye ko yakuzura, abaraje abona imyambarire asanga uyu ni umuntu w'Imana. Uraho umuntu w'Imana ndego. Uraho ndego. Uri umuntu w'Imana rwose ndi. Kombera ariko ndi anyiyenza. Ariko mwima amagambo. Ntabwo nje ngira nimishikirano n'abagore. Ni mikeya, ni impamvu, hari impamvu. Iyo hari impamvu. Ariko ntabwo wanshokora ugushotora uri umugore ngo ugurangurura turaganira. Ndakureka. Ngagusubiza iryo umbajije. Rimwe nkabyihorera. Ariko uri umuntu w'Imana, ni ukuri rwose uri umuntu w'Imana. Ihorera. Tagisi bigiye kuzura. Babana bazereza amabombo bawanyuze ku idirisha. Atizanzanira ibombo ry'ijana. Utwo tuntu tuguraga ijana turi mu duti dusohokaga hanze nkabona bari kuzundika. Biriya bintu ntabwo nzi byari. Yari yambaye agatambaro k'umweru mu mutwe, ikanzu y'umweru, umwitero w'umbesa w'umweru wese. Agiye kwishyura cya giceri bombo bararimuhaye, akigonga ku kadirisha kirongera kigwa muri bisi muhaga imbibe. Kiratembagariye cyagiye musi y'intebe ntawamenya. Mbona ari kwereka, arashakishije, arabuyera, asa n'utagira ikindi giceri, kandi ubwo bisi shoferi ageze kuri vora agiye gutwara. Rero igiceri cy'ijana magikuye mu ikoti. Reka imuhereza ntijyadire mu ishuri. Nitugere iyo turaja urakinsubiza. Aracicu. Bisi iragenda. Ni minota ntabwo irenza 30 tubihagaze tuvemo. Tuvuye. Ngeze hanze. Ubwo hasigaye gushaka cya giceri. Naje ijisho ryanje niyo riri. Bona yakibonye. Bona yakibonye. Nanje rero ndahagarara nka hariya nkugitegereje. Ndategereza. Abarasohotse gake. Ageze hanze amaze kugera arandeba. Aho kumpereza igiceri atangira kugira umugereka w'ubuhanuzi.
ariko ubundi ufite abahungu bangahe? Nabonye ufite abahungu b'imfura beza cyane, bazaza n'abagore beza. Ni ukuri nareba ukuntu adafite umwuka kumereje iki giceri. Iki ngiki nkiguze ubuhanuzi, ndakimusaba se, ndahora ndumiriza ntiwagiceri uzajya urugendo rwiza. Ugiye mu rwego rwa gihanuzi genda, ntaho ndamusaba igiceri uriye arakijana, igiceri kijana. Navuze ngo hagushije ishano abagiye kwirirwa arahanurira uyu munsi. Abantu benshi barashaka guhanurira abantu, kandi reka mbabwire muzakurikirane, ntawe uhanurira umukene, ahubwo bari banda kuguhanurira abantu bafite ukuntu icyo Imana yakuvuzeho. Hari icyo Imana yakuvuzeho, icyo Imana ikuvugaho. Umwe yarantangaje, Imana yarabirebye irabibona, ingurira akantu kari hariya, kantu kari hariya mwabonye, nakise vewiti ngo nirukana abazimu. Urirukana abazimu bagutaje? Irukana abazimu. Abazimu urabirukanisha ikinyoma, ubeshya nabo barabeshya, nawe ukabeshya ngo urabirukanye, ahubwo muri dini rimwe. Ntabwo Imana ari Imana, ntabwo Imana iba muri vewiti. Arakwiye kuzagura inkweto z'ibihumbi 100 ngo nibyo yeretswe. Hanyuma umutima mushya uzava he? Umutima witondera amategeko y'Imana uzava he? Niba ufite vewiti, ubwo afite ibisubizo. Aya marira nayo mu ndege ava he? Ntabwo Imana itangisha igisubizo ibyo yamaganye. Igisubizo cy'Imana kijyanye no guhinduka k'umutima w'umuntu. Ariko ntabwo ikoti ryiza, niba nafite ikoti rishaje, urerekwa ko ndi hafi kubona irishya ryarindi rihenze, nimara kuryambara umutima uzambara gukererwa kwa Yesu byari. Amadini bitangaza azaduka, ayobya abantu ibihumbi byinshi. Niyo mpamvu iri torero ryonyine, iri ryonyine rifite ubutumwa bushaka ihinduka ry'umutima kurenza ihinduka ry'umubiri. Abantu amadini yo hanze hafi purusa 99 ahirimbaniye ihinduka ry'umubiri. Guhinduka k'umubiri ngo kizaba ari igisubizo cy'uko Imana ikwitayeho. Ndakurahiye, ntabwo Imana yitaye kuri uyu mubiri, yitaye ku guhinduka k'umutima. Guhinduka k'umutima kugafasha umubiri kubaho neza. Ibindi ni 0, mwese niko mwarimu wa kera yambwiye. Hari masanze ndi kuderanja mu ishuri, ndi kuderanja, arandeba abandi bari muri etide, ati we Augustin ndi preza. Ati Augustin ndiye, dis-toi, hari umubare yambwiye 0.5 moins 5. Ubwo ni kangahe? 0.5 moins 5. Ça fait combien? Iyo myizerere niyo purusa ifite ni 0.5 moins 5. Nta kizima kirimo. Bwira abantu guhinduka
nibamara guhinduka n'inyuma hazagenza hate hazahinduka. Ariko wishaka ko inyuma hahinduka ngo hahindura imbere, ntabwo kibaho. Icyo cyo ntigishoboka. Nicyo bazarabwira abafarisayo, nicyo abwiye abafarisayo. Bahirimbanira kurwana n'iby'inyuma, iby'imbere ngo bizi ntabwo byaza, ntabwo byaza. Banza uhinga isambu, uteremo imbuto nzima, utegereze umusaruro. Ariko wije ku isambu ngo ngo wasambuwe, uri sambu nziza, nta suka wazanye, nta guhinga, uti katika jina la Yesu, uti wa murima we toni 5 z'ibirayi. Haleluya, 5 z'ibirayi. Kandi ubwo ibyatsi nyuma y'amezi 3 4 uzaza gusarura ibirayi. Utarahinze, utarateye, utarabagaye, isambu itarahindutse, ukayisengera katika jina la Yesu, jina la Yesu. Hari aho nari kubwira abantu ariko babaza ikibazo, Yesu ntabwo amyaga ikinyarwanda. Nuvuga igeze katika jina la Yesu, toka katika jina la Yesu. Ubwo ni harumva Satani, ntiyakumva ikinyarwanda. Kera rero habaga bitwaga abapfumu. Ndebye n'iyi nzu bari bamundanye numvishije n'ikirere. Icyo cyaje makumyabiri kiragiye tu. None rero masiyeni ushaki ihene nese ko n'amafaranga y'ihene zaje tukatekereje ku mubyata ko ati genda ushaki ihene muhene ni ati muzima cyangwa ni muzima ndi muzima ndi kumva gushaki ihene muhene none ihene muhene ni ati let's so correct unamiri igicu tugeze hanze ati nikoje urashaka utubivugira hariya umubyeyi abyumva ati hene muhene nakubwiye genda ushake umurunga imbuye uzirike muri buye akabuye k'ikoro none ugende ku mayira abiri uhagarare ahantu amayira ahurira hajya ubwo uretse kubera aba bazimu bane batanagira n'ubwenge bari kubona yari ihene numva agiye gucuruza nta byiringiro mfite nagira ukabyiringiramo gakeya ariko ntajyana naho abapolisi badutangatanze ande yahene kuhene urereka amabwire ababirigizwa ibitangaza iyo bavuye mu nsengero zabo ntabwo ibitangaza bigira icyo bibahuriza ntacyo basubira iwabo bagasanga ubuzima buragoye bya bitangaza bababwiye n'abahanuzi benshi bazaduka abayobya bangahe benshi usoma indoro ziheruka soma tugenda hariya umurongo wa 10 Gurigwa benshi umurongo wa 9 ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe ndetse bazabica muzambara amahanga yose bo mu izina ryanjye nibwo benshi bazasubira inyuma bazagambanira abandi n'abahanuzi benshi inyuma bazaduka baje benshi maze gukundwa ruzagwira urukundo rwa benshi ruzakonja ariko uwihangana akageza ingaruka niwe uzakizwa. Ugenza ni bangahe ubwo abandi bo ni benshi abahanuzi b'inyuma ni benshi bazajya benshi ngo nibwo benshi bazasubira inyuma kuko umugome buzagwira urukundo rwa benshi ruzakonja ariko ku murongo wa 13 baje kubaho ariko ku giti cyabo umwe
uwihangana akageza imperuka ntuzageza ate. Imana ibaye kwihangana. Ejo tuzega igisubizo. Bangahe basaba Imana kuba kwihangana muri misi yawe. Uwiteka tubashije twese ko tungana kubw'Yesu Umukiza wacu.